wigeze uhagera oya kwa Yezu nyiriwe ntabwo nari nahagera ariko wowe warahageze yewe buriya rero nta hantu ntaragera ahantu hose buriya bavuga Imana neza bavuga Imana bavuga ko ikora ibitangaza ndahagera nka Dawidi buriya Dawidi ndamukunda nkunda Zaburi Dawidi yakoraga ibikosa byinshi ariko akongera agasubira imbere y'Imana ngo Mana ntunkureho umwuka wawe Mana ntunkureho ukuboko kwawe nakosheje erega gukosa ni kimwe no gusaba imbabazi ni ikindi tugwaye ikaze muri studio za Karo TV show twongeye kwishimira kuba turi kumwe nawe uyu munsi Hope tugwaye ikaze urakoze cyane ameze ute se meze neza ugako Mana kukeye urakoze cyane umva arasa neza cyane cyane demba sa neza Grace ruto dusa neza sangi icyumweru meze neza pe cyane meze neza se biracamo nawe icyumweru cyiza nanjye ndaho meze neza ndashima Imana reka tusuhuze n'abakunzi badukurikiye ba Karo TV show tubaye ikaze mu kiganiro tugiye kuganira n'umukobwa wacu Hope umunyarwandakazi turamwakiriye tubaye ikaze murakoze meze neza imeze neza cyane aha mushiti bawe se bameze gute umva urishimye utangiranye ibyishimo cyane shatse ambwira ngo wakoresheje wambwira ibanga wakoresheje kugira ngo ube wishimye hari isoko tuvomaho wandangiye se wandangiye ko ndeba ibintu ari sawa isoko tuvomaho ni ugusenga nyine iyo umuntu yasenze bahorana ibyishimo buri abantu dusenga duhora twishimye uko byaba bimeze kose ariko twebwe tuba dufite ibyishimo ni ukuri urasa neza ni ukuri ndabigutuye urakoze nta wundi muntu wabikubwiye se babimbwiye ndagwitiyemo kwambara gutya se ko wambaye neza njye wabyihitiyemo wambaye neza ni ukuri urasa neza uracyafite amavuta nk'uko ubushize duherukana wari umeze neza turacyakomeye Grace turacyafashe icyo twafashe Grace ndabona amabendera mukomeje kuyazamura yego cyane duhora tuzamura amabendera ibendera ry'Imana rigume riri hejuru twerega ibintu byinshi tubishyiraho kugira ngo icyubahiro cy'Imana aricyo kigumaho kuko icyubahiro cy'Imana nicyo kiruta ibindi icyubahiro cy'Imana nyine ni icyubahiro cy'Imana si cyabona aho gikwira kuko bavuga ngo ni alpha na omega nitangira akaba n'iherezo kuko ntabwo babona hatangira na aheza natwe niko duhora duha Imana icyubahiro kuko icyubahiro cyambe cyose ni icy'Imana mukumiguma murasa neza pe irakoze umva nifurizana n'abakunzi badukurikiye umva guhora bishimye banezerewe kuko Hope rwose uru urugero rwiza rw'urubyiruko nicyo babwira nk'abana b'abakobwa cyangwa se urubyiruko muri rusange baba babaye bafite mbese ubona umuntu ahora ababaye atishimye ibyo byose aba afite ibibazo bitandukanye ariko ni nk'iki ushaka kugira nk'umwana w'umukobwa ni iki kintu ashobora kubona kugira ngo abone umunezero nk'ufite inama nabagira icya mbere buriya hari ikintu bita iyo bita gusenga iyo usenze ukabwira Imana ibyawe wumva uruhutse usa nk'aho hari umuntu ubwiye kandi ukabona bikemuka umunsi ku munsi utazi n'ukuntu bigenze cyangwa ugashaka umuntu nyine wizeye urumva cyane ariko cyane usenga niwe wagufasha umuntu wizeye ukamubwira ibibazo uzi ko nyine uwo muntu
nyine yakumva byibura akanaguhumuriza akakubwira neza nabyo byaba ari byiza. iyo ukomeje utekereza kuri bya bindi by'imbogamizi nyine nawe ikintu uhaye umwanya mu mutima wawe cyane uzareba kigafata umwanya munini, nicyo umaraho igihe kinini, ni nacyo umaraho umwanya wawe, ni nacyo utekereza cyane. Bya bindi batekerezaho byiza akaba ari byo bakomeza bagize bumva nyine muri bo, bumva bafite imbere heza, buriya nibyo byabafasha kugira ngo bajye bahorana ibyishimo. Naho nibakomeza batekereza kuri bya bindi by'imbogamizi bitari byiza, bazaregreta. Ni ukuri iyo nama ni nziza ubagiriye. Hanyuma rero turakwakiriye muri studio za Karo TV Show. Noneho uyu munsi se turaganira ku uzanye kahe gashya. Ese Grace mwafunguye? Oya, turacyazamuye ibendera, ntabwo bari bafungura, ariko turacyafite icyizere kandi turacyakomeye. Turacyahari. Ejo se wagiye gusenga? Nagiye. Materaniro yagenze neza. Yagenze neza cyane. Ariko n'abandi babaye mushyitsi muri church y'ahantu Samoya. Okay. Shamerutse guca ahantu none numva barimo baravuga Grace n'umushanda babara, ndavuga se ngira ngo n'icyagiye twari turi kumwe igihe nari nguherekeje. Ndabyibutse narakubabaje. Byarambabaje nawe warabibonye. Byarambabaje, ariko reka mborereho n'ababwire. Abantu b'abakozi b'Imana bitwa abakozi b'Imana, bafatanya umurimo n'abandi, nyine barangiza bakajya kuvuga abandi nabi. Uriya mu mama rwose yarambabaje kujya kuvuga pasiteri wanjye nabi, kandi pasiteri wanjye afasha benshi, yigisha ijambo ryiza ariryo ryadukomeje, mukaba mubona tugeze ahangaha tukabasha kuvugira imbere ya kamera. Erega Karo bino ntabwo umuntu yakashoboye, ariko kubera ko nyine tuzi Imana, kubera ko nyine hari ikintu uvuga nyine ushize amanga, ukavuga nyine ukumva ko icyo kintu ari cyo uri kuvuga, ugakomeza ugihamya. Yego, nta n'ipfunwe kiguteye. Urumva, niyo mpamvu tuba twaje kuvuga ngo Imana iracyariho, tukavuga ngo Yesu yarazutse, aracyariho kandi n'ubu aracyakora. Rero uriya mu mama yambabaje, yababaje abantu benshi, ndabizi ko hari n'abandi benshi yababaje batari jyewe. Nicyo wabwira uwo mama nubwo ntamuzi? Icyo nabwira rwose uriya mu mama ari ukugira ngo akomeze agenda avuga nabi abashumba bagenzi be cyangwa abantu bafatanyije umurimo w'Imana, kuko arabizi ko baba barahamagawe kandi abari gusoza icyo yahamagariwe. Aho kugira ngo rero bavuge nabi yaceceka, cyangwa ari ukugira ngo akomeze avuge nabi abakozi b'Imana, ari ukugira ngo agende amuvuga nabi kugira ngo Imana ikomeze ishyirwe hejuru, kandi abantu bakomeze bumve icyo Imana ivuga n'icyo Imana ikora n'icyo Imana ari cyo, kugira ngo nyine bamenye yuko Imana ari Imana. Rero yamufasha gusenga, urumva, kandi agasaba n'Imana imbabazi. Ni ukuri biriya bintu yakoze ntabwo ari byo. Nanjye numva ko umukozi w'Imana agomba kurwana ishyaka. Abonye wenda n'urugero, abonye hari uwo wenda tuvuge wowe Hope uri umukozi w'Imana, dukora umurimo w'Imana umwe, wenda tuvuge uri umushumba, nanjye ndi umushumba. Ntabwo uba ukwiye kugera ahantu bamvuga nabi ngo nawe ubafashe kumvuga, ahubwo wowe ugomba kumvugira, cyangwa se ukababwira ko ibyo barimo batabizi. Niko wenda nabwira wenda abadukurikiye, ibintu byo kuvuga abakozi b'Imana, si n'umukozi w'Imana gusa, n'umuntu uwo ari we wese Imana yaremye, ntabwo ari byiza gusebya umuntu ngo nusanga bavuga umuntu nawe wicare ubafashe, ukabafasha utazi ngo binahereye. Noneho byitwa ngo uri umukristo, icyo gihe ntabwo uba ugaragaje ubukristo bwawe, ntabwo uba weze imbuto nk'umukristo. Rero niyo mpamvu tugomba kuba abakristo, twaba tugenda aho turi hose tukera imbuto. Ntabwo uzasanga umuntu bamukubita ngo nawe ufate inkoni umukubite, ahubwo uwo muntu ese wowe umumariye iki? N'ubusanzwe bamukubita, n'ubusanzwe bamutera amabuye, n'ubusanzwe bamutuka,
ugomba kugira icyo ukora Imana igahabwa icyubahiro bakavuga bati byibuza uyu muntu ni umukozi w'Imana, uyu muntu ni umurokore. Hope rero nyine wenda ntunganiye aho ngaho bajya bavuga ngo muri iyi si ngo abanyarwanda niko njya numva bavuga ngo uwanze kuvugwa ngo yaheze mu nda ya nyina. Ariko ntago wenda twabigenderaho, ariko ntago ari byiza gusebya umurimo w'Imana. Oya, ubundi wakinisha ibindi ariko umurimo w'Imana, Imana yo ntago ari byiza nyine kugenda bavuga nabi Imana banasebya umurimo w'Imana, ntago ari byiza. Kandi baravuga ngo buriya nta buzima umuntu abamo nyine Imana ntabwo yadusezeranyije ibyiza gusa. Yego, n'ibibi tubicamo, ariko ibyo bibi nyine ubiciyemo utekomeza ugende ugerageze ubikavaringe ubicemo wenyine. Kuko nta muntu n'umwe, turi mu isi kandi isi rimwe na rimwe tugira ibibazo ubundi tukagira ibyishimo, nyine ni gutyo isi ihora imeze. Ariko se ibyo bintu biciyemo uti rero uriya mama ikintu namubwira ni ukuri nyine bibaho kuba baramufungiye ntabwo ari ikibazo, ahubwo wowe umufashije iki nk'umukozi w'Imana? Yego, umuntu bafatanyije gukora umurimo w'Imana. Nawe ntekereza ko atari we, ariko wenda nawe hari igihe ashobora kuzumva iki kiganiro nubwo wenda utatubwiye uwo ari we, ariko bye byose wenda azacyumva nawe amenye ati kugenda usebya mugenzi wawe ku mukozi w'Imana noneho mugenzi wawe ntabwo ari byiza. Ni ukuri birushaho kuko tubabaza Imana, kandi Imana ibabaye igihe kinini cyane. Rero ni ukuri ujye usenga nawe umusengere, nawe si we rega buriya aba yatewe. Tumusengera aba Grace iri umutwe duhora ku mavi. Biriya byose bajya bavuga ngo ni imyambi ya Satani, ariko nta kizadutwara. Ariko iyo ngiyo nyine nta ngo n'ijambo ry'Imana njya numva bavuga ngo ikigeragezo ntikizabura kuza, ariko ukizana azabona ishyano. Ahubwo ni ukubasengera kugira ngo iryo shyano ntirikabagereho abantu bazana ibibazo nk'ibyo. Kuko n'Imana yaravuze ngo, na Yesu yaravuze ngo Mana bababarire kuko ntabwo bazi ibyo bakora. Rero azasabe n'Imana imbabazi ari gusenga, kuko nawe nyine hari igihe umuntu anakora ikintu atazi ko yakoze ikintu nyine kibi. Sinzi nyine uko bifata, gusa Imana imubabarire. Cyane uko bimeze, ariko muri turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Nuko bimeze. Hari n'ibyo nanjye ndimo kugenda bumva ngo bafunze kwa Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango. Se ho wigeze uhagera? Oya, kwa Yezu Nyirimpuhwe ntabwo nari nahagera, ariko ahubwo wowe warahageze. Buriya rero nta hantu ntaragera. Ahantu hose buriya bavuga Imana neza, bavuga Imana bavuga ko ikora ibitangaza, ndahagera. Nanjye narahageze. Ariko numvaga bavuga ngo barahafunze, sinzi niko ndi kubyumva. Itangazo nyine ryagaragaje ko bafunze, ariko ni iby'agateganyo, ntabwo bafunze komite. Ni iby'agateganyo kuko hari ahantu njye narahageze kwa Yezu Nyirimpuhwe yari mu Ruhango. Ni ahantu hanini cyane, hari ikibaya kinini cyane. Ni ukuvuga ngo iyo abantu ureba ari benshi. Rero hari igitekerezo nyine, byari biteganyijwe ko bashaka kuhubaka. Urabona ko hakundi iyo abantu bagiye nko gusenga cya gihe ngaruka umwaka, cyangwa se hari igihe bajya bagira bakajyayo guterana. Icyo gihe bahageze rero izuba rikava rirabica. Abantu nyine usanga nk'umuntu utajyanye umutaka, izuba ryamwishe, ugasanga niba imvura iguye utajyanye umutaka imvura ikakunyagira, ugasanga mbese n'ababandi
batwaye imitaka ugasanga irimo kugenda ibyigana, mbese muri make ukabona ni izuba ryisha abantu, izuba imvura ugasanga ni ibintu nyine bibangamye, ariko hari gahunda y'uko bagiye kuhubaka. Birashoboka rero ko ari cyo gikorwa kigiye kuba, naho ubundi harase kwa Yezu Nyirimpuhwe wahafunga, ntabwo wahafunga ngo bikunde, ndumva batahafunga rwose. Ntabwo byakunda, kuko hariyo abantu benshi abakatoliki bafatishirizwayo bajya oya si n'abakatolike gusa, si n'abakatolike gusa, ahubwo buri muntu wese ugiyeyo wizeye bitewe n'icyo ashaka ahava yakibonye. Akenshi nk'abantu nagiye mbona abantu benshi baje barwaye, bakaza ukabona umuntu baje bamuhetse asubiye mu rugo ari muzima, arimo gutanga ubuhamya avuga ati njyewe Imana yankoreye iki gitangaza, ati Yezu Nyirimpuhwe namubonye, ati yambonekeye. Ugasanga abandi abaje gushima ati njyewe namaze imyaka iyi nta rubyaro, none ndashima Imana ko ndashimira Yezu Nyirimpuhwe ko yampaye umwana. Urumva ariko Imana ni nziza. Rero urumva ahantu nk'aho abantu barahabohokeye, n'ubu barahabohokera, urumva barahakunda cyane. Oya mva harakunzwe nshuti yanjye, harakunzwe n'ubango rero naye nzajya kuhasura igihe bazasoreza kubaka uzahagera urebe, kuko bagiye kuhubaka. Ni ikibaya kinini cyane, kinini cyiza, ni ahantu ugera ukumva uratuje, ukumva umutima wawe uguwe neza, ukabona abantu bose bahari baba baturutse impande n'impande, abaturutse mu bihugu bitandukanye, abaturutse hano mu Rwanda mu turere dutandukanye. Mbese ubona abantu bafite inyota yo kuhagera, kubera ko bahabonera ibitangaza, barahabohokera. Icyo gihe rero nanjye ndibuka ko nagiyeyo, nsanga nyine ibintu ni byiza. Urumva nanjye wenda ntiwamenya ibyanjye, ushobora kuba nanjye hari ibyo wenda nari mfite, wenda icyifuzo cyanjye bimwe na bimwe nabonye bikunda. Rero ntabwo mu ruhango cyangwa se kwa Yezu Nyirimpuhwe, ntabwo Yezu yakunda ko bahafunga hari ahantu, ntabwo yabikunda. Rero nyine ngira ngo wenda mwambwire n'abakunzi bacu badukurikiye bakomereze basenge, dusengere hariya kwa Yezu Nyirimpuhwe. Ni ukuri tuzongere kwicara, tuzongere dushima Imana ko bahafunguye. Ni iby'agateganyo, ntabwo bavuze ko bahafunze, ni iby'agateganyo, ariko bazongera basubire. Ngo hari ibintu bisabwa bagomba kubanza kuzuza, ariko ntabwo bafunga ahantu hadafite nyine badakora. kandi rero Yezu Nyirimpuhwe arahari, we azikorera. Niyo mpamvu twizeye ko tuzongera tukajya mu isengesho ngarukamwaka dushima. Ubu noneho ubu nibwo ibitangaza bigiye kuba. Urumva rero ndagushishikariza nawe kuzahagera. Ndumva ngize amatsiko rwose. Ubwo rero wenda turenze aho ngaho, reka twongere twigarukire, tuvuge wenda kuri Grace Room. Grace Room ni ukuri nanjye ndumva afite inyota yo kuhagera. Ahubwo waramubye uzahagere bwa mbere, bitewe n'ukuntu wahankondesheje. Grace Room ni nziza, ntabwo ari uko gukundisha, ahubwo njye ntabwo nabasha kubivuga nk'uko bimeze, kuko njye ibyo mvuga ni bikenya, aho uhageze wabibona. Ni byinshi cyane kurusha njye ibyo nyine ndi kukubwira. Njye ibyo mubwira umva ni nk'agakiza, ni nko gufata seye akantu gatonya ugashyira mu mazi kandi amazi ari menshi. Ibi umva ni byinshi ntabwo wabona muri Grace Room rwose. ariko naho ngo barenda gufungura iminsi mike rwose, naho ndumva hari gahunda yo gufungura. Bafungure kandi n'ubu turacyazamura ibendera ry'Imana, ntabwo twahuye. Ariko mva uvuze ku ibendera, ndashaka kugira ngo usobanurire muri cya gihe mwari mu gitaramo, cyagiye mwari mwambaye imyeru, nabonaga abantu bafite ibintu, uvuze ibendera mpita mbyibuka, nkabona abantu bafite nyine ibintu bimeze nk'amadarapo. Inama ngo ndashaka kugira ngo dusobanurire nyine ku
kuri najyaga mbona bafite utuntu n'ubari yareba ibipapuro ndeba bafite imyenda mbona bazunguza ese ndashaka usobanurire biriya byo byari bisobanuye iki uvuze ibendera mpita nibuka ko hari abantu barimo kuvuga ngo amabendera bari gucaho ushaka kudusobanuriraho irekerere bikubwira iby'ibendera kuri nsobanurira n'abakunzi bacu badukurikirane wenda batabizi ibendera rero buriya ibendera twebwe twarimo kuzamura icyubahiro cy'Imana tuvuga ko Imana ari ikwiye gusingizwa nyine tugomba kuyizamura n'ibendera ikabona ko ariyo iri hejuru kuko niburiya ni iri hejuru urumva buriya ku ibendera wandikagaho ikintu kikuvuye ku ndiba y'umutima kavuga ngo Mana iki kintu kimvuye ku ndiba y'umutima reka nkuzamurire ibendera mvuge ko ari wowe wenyine ukwiriye nyine ukandikaho ijambo ushaka ariko ngewe buriya ngendana n'ibendera ryanjye ubundi ukandika n'amashimwe ku ruhande menshi kuko Imana yarakoze byinshi kuva uvutse umva biba ari ibitangaza karo ugendana n'ibendera ryawe cyane narigendana ahubwo reka ndirebe gasaka nawe urarifite se ushaka kunyereka urangenda nibenderaho hari ibyo nari narasizeho ngendana uraribona hariho n'ifoto yawe cyane ibyo ni ibiki se byanditseho haranditse ngo ndagushimiye mwami kubw'ineza yawe ku buzima bwanjye ibendera ryawe nzarizamura iminsi yose yo kubaho kwanjye akira amashimwe yanjye mwami ibi ngibi nabyanditse bimvuye ku mutima ni byinshi nabwira Imana ariko nabonye guhera kera nyine harimo ibintu byinshi nabonye kuva mu buto bwanjye kugeza ahangaha nta kindi nakora usibye kuzajya nzamurira Imana ibendera kugira ngo icyubahiro cy'Imana gishyirwe hejuru kuko ni icyayo wenyine kuri Imana ihabwa icyubahiro njye rero buri muntu wese buriya hariho ibintu bitandukanye bagendaga bandikaho ibintu bitandukanye bitewe n'ikiri ku mutima wawe nanjye rero kiriya nicyo cyari kiri ku mutima wanjye naratekereje ndavuga Mana nta kindi nakora usibye kukuzamurira ibendera nkavuga ineza yawe nkavuga amashimwe kuko Imana yadukoreye byinshi ni ukuri kuva tukiri bato kugeza ubu ni byinshi yadukoreye rero amabendera twarayazamuye duha Imana icyubahiro buriya twari turimo kugira gutya turi gusingiza Imana tuzamura amabendera yego kubera nyine bitewe n'ikintu cyari kiri ku mutima wacu urumva kandi Imana no kuri iriya minsi umva Imana ihora ishyirwa hejuru niyo mpamvu ngiye rero nkunda ibendera ryanjye iyo ndibonye mba numva hari nk'ikintu kiri muri njye nyine numva nishimye ni ukuvuga ngo muri makeya ibendera risobanuye icyubahiro cy'Imana ni ukuzamura icyubahiro cy'Imana kuko nta kindi kintu nta muntu ukuriye icyubahiro ni Imana ikwiriye icyubahiro kuko Imana niyo yabiremye byose irangije aravuga ngo reka ndeme umuntu irangije irandema urakoze cyane naragiye mbibona kenshi ariko kutabisobanukirwa ndavuga se noneho abantu bambaye imyeru noneho biriya bafite mu ntoki byo bisobanuye iki urumva ntabwo nigeze mbona igisobanuro cyangwa se ngo mbe n'umuntu nabaza niyo mpamvu nari ngize amahirwe yo kugira ngo nkubaze wenda hari bamwe mu bakunzi bacu wenda bashaka kudukurikirana nabo bajyaga bibaza icyo kintu nizeye ko basobanukiwe noneho dusoza ni iki nyine wabwira nyine abantu wenda abakunzi bacu ba Karo TV show cyangwa se inshuti za muri rusange wenda twagaruka ku bijyanye n'ibendera wenda inama wagira umuntu ku bijyanye wenda n'ibendera umuntu utaruzi akamaro k'ibendera cyangwa ukuntu ushobora nawe kurigendana ibanga ryaryo muri makeya murakoze cyane murakoze nk'iyo wenda ugiye ahantu uri umunyarwanda urumva cyangwa iyo tugiye gutora umuyobozi w'igihugu ubona ko tuzamura amabendera tuvuga ngo u Rwanda ruhoreho nyine dutora umuntu twishimiye urumva tukazamura amabendera rero buri muntu agira ibye urumva
ngiye kuba ngendana ibendera ryanjye no kuba ndikunda nuko nzi ikiri ku mutima wanjye n'icyo nanditse ririya bendera nshingiyeho kuko ntabwo umuntu apfa kwandika ibyo abonye karo rero biriya bintu nabyanditse bimvuye ku mutima nibutse byinshi rero niryo nabonye nta kindi nabwira Imana numva nicyo nabibwira urumva kuko mfite amashimwe menshi urumva ariko yose nayakusanyirije hamwe nyandika mu mirongo wabonye ko imirongo nanditsemo atari myinshi sibyo ariko hariya iriya mirongo wabonye ikubiyemo ibintu byinshi ikubiyemo amashimwe menshi kuva nkiri muto ibyo yadukoreye mu muryango wacu ibyo yadukoreye abantu umva niyo mpamvu rero igendana kuko ngiye nkunda kurirebaho cyane niyo mpamvu nkunda kurirebaho nkahita ntekereza Imana nkumva ndishimye nkahita ntekereza ibyo Imana yakoze nkumva ariko Hope ushaka kunyemera nkakubazaho akantu gatoya mpora nibaza unkundiye ko mbona hari ukuntu nshaka ko umbwira ukuntu umeze nk'umwana wavukiye nko mu rusengero niko nabyita kubera ko ukuntu ugira ishyaka ry'Imana ukuntu ugira umuhate ukuntu ubabazwa n'ukuntu wenda bavuga abakozi b'Imana urugero wenda iyo barimo kuvuga Pastor Julienne Kabanda ubona nyine ufite umutwaro rero ntago ari umuntu wese cyangwa se ntago ari ibya buri wese ushaka kugira uwo mutwaro nta yindi mpamvu rero ese wakuze nshaka ko umbwira muri make wakuze gute mu bwana bwawe wakuze umeze nk'umuntu utarigeze wenda ujya muri bya bigare by'urubyiruko ujya mu bishukanyi ibintu by'imico mibi nuvuga ngo ni iki kintu cyagufashije nuvuga ngo wakuriye mu muryango cyangwa se wakuriye ahantu hameze hate murakoze njye nakuriye mu muryango w'abakristo ariko ikintu cyamfashije n'ubu ngubu ni ugusenga kuko ntabwo umuntu aba ari perfect ntabwo ibintu byose umuntu abishobora ariko iyo usenga harimo bimwe wirinda ukamenya ibi ni icyaha wanabikora ukavuga Mana sinzongera cyangwa ukirinda no kubikora kuko ntabwo umuntu nyine umuntu ni umuntu kandi umuntu arakosa wabona ibyo wakoseje ukagerageza kuba wabikosora kuko Imana ni n'inyemuwe karo muri Grace Room twiga ijambo cyane hari n'abaje vuba bavugira Imana ukavuga ngo uyu muntu koko kubera iki twe dusaba Mwuka Wera akadufasha akadukomeza akadukomeraho akadufasha mu byo dukora kugira ngo tubashe kugira gushyira Imana hejuru no kuba twakora ibindi byinshi cyane ni iyihe nyota cyangwa se wenda itekereza iki iyo urimo gutekereza wenda nk'igihe ubu ngubu imyaka urimo hari igihe uzaba atari iyi ngiyi ufite nko mu myaka iri imbere ubu ngubu urabona uracyari umwana w'umukobwa ese ntabwo ushobora utekereza ko udashobora kuzasura inyuma cyangwa gishobora gutuma uva mu murimo w'Imana ntacyo ikintu cyansubiza inyuma wenda ni ukudasenga no kudakomeza gukurikira iby'Imana ivuga kandi njye ntabwo gahunda ufite yo kubireka none se Hope ko hari abantu benshi nagiye mbona bagiye basubira inyuma bari n'abashumba mu itorero ukabona umuntu yaraguye ese utekereza ko wowe wenda ibyo byatumye basubira inyuma wowe bitakubaho nyine ibisitaza bibaho ariko se nyine ubyitwayemo uti rero iyo bije urumva ugerageza kongera kugira gusaba Imana imbabazi nka Dawidi buriya Dawidi ndamukunda nkunda Zaburi Dawidi yakoraga ibikosa byinshi ariko akongera agasubira imbere y'Imana ngo Mana ntunkureho umwuka wawe Mana ntunkureho ukuboko kwawe nakosheje erega gukosa ni kimwe no gusaba imbabazi ni ikindi
abantu benshi bagenda bakosa bagasaba abandi imbabazi baraziba bakavuga ngo ese uyu muntu ansabye imbabazi abikuye ku mutima. Gusa njyewe bibaye byiza kuri njyewe icyo nifuza cyane ni uko bitazambaho, ariko ntabwo mfite gahunda yo kurekera. ni ukuri Imana igukomereze mu murimo wayo. Dusoza nashaka ugira ikintu wenda ubwira abakunzi bakurikiye Karo TV show. Mbese wumva ko wenda nk'umuntu uri mu murimo w'Imana uyu munsi ejo ukumva ngo yaguye cyangwa ukabona umuntu abirimo kandi atabirimo, ni iyihe nama wamugira? Inama namugira ni uko yakomeza akisunga Imana, akavuga Mana bino bintu simbishoboye ariko wowe mfasha, bino bintu simbishoboye ariko wowe mfasha. Niyo yabikora ariko agakomeza agira ute agaruka kubibwira Imana, nawe ntabwo amenya igihe bigendeye. Erega Karo hari ibintu natwe byari byaratunaniye, hari ukuntu wenda ufite nk'ukuntu wenda ufite nk'akadayimoni ko kubeshya cyane, urumva ukikanga wabikoze utazi ngo byagenze uti, wagira ngo ni nk'ikintu kigukoresha kugira ngo ubeshye n'urugero, sibyo? Ariko iyo ukomeje ubisenyera ukavuga Mana nongeye ndabeshye kandi simbishaka muri njye, nawe noneho aho wabyibutse ukabasha kwifata, aho byagucitse ukavuga ngo Mana umunsi nagerageje none ejo nshaka kubikora neza. Icyo gihe biragera ugasanga wagize ute byagushizemo nyine usigaye unabikora kumva ni ikintu kinini kikubangamiye kandi imbere ugafataga nk'akantu gatoya. Rero Imana niyo idufasha muri byose kuko twebwe abantu ntabwo twakwishoboza twenyine, ariko ndabyizeye kandi kwizera bivamo byose. Ndabyizeye ko njyewe ntazagira ute ntazasubira inyuma, Imana izakomeza ikamfasha nkakomeza nkagendera mu ntambwe zayo. Yego nibyo nari no kukubwira wenda nk'inama wenda babagira ku nk'abantu, hari nk'abantu wenda ushaka kuba utabyumvishije neza ugasanga umuntu uyu munsi ari mu rusengero n'umuririmbyi cyangwa se n'umuvugabutumwa cyangwa se n'umudiyakoni mu rusengero, ariko ugasanga hari ibintu bimwe na bimwe adakora nyine atuzuza nk'umukristo, ugasanga niwe wa mbere uca imanza, niwe wa mbere gukora ibi byaha abantu benshi bita ngo ni bitoya, twaha two kubeshya, twaha two kunegurana, ibintu nk'ibyo. Rero nyine n'ukuri birababaje kubona uri mu murimo w'Imana tukureba nk'umukristo ariko hari ibintu utubahiriza nk'umukristo, nta n'imbuto tukubonamo. Niyo mpamvu rero nyine nari nkubajije ariko ntabwo wigeze usobanukirwa wenda icyo narishatse kukubaza, gusa nyine nkunganiyeho ni uko umuntu wese uvuze ngo ngiye mu murimo w'Imana, niba ugiye mu murimo w'Imana wukore n'umutima wawe wose, ariko atari ukuvuga ngo ngiye kuwukora abantu bandebe, ngiye kuririmba abantu bandebe, ngiye kubwiriza abantu bandebe. Wowe bikore nk'ukorera boss, kuko ubuvuga uti wenda kuri iyi si iyo turimo gukora mu buzima busanzwe ukavuga uti uyu munsi sindi busibe ejo sinzasiba kugira ngo wenda boss atambona amakosa cyangwa se atazanga kumpemba. Icyo ngicyo cyakabaye ari nk'urugero rwiza, twakabaye dukorera Imana nk'uko bikwiye, atari ukuvuga ngo baturebe. Niyo mpamvu nicyo nashaka kugira ngo wenda udusobanurireho cyangwa se usobanurire abakurikiye Karo TV show, nakunganiraga kugira ngo wenda abantu ni benshi, hari abantu benshi nk'uko wahoze ubivuga, ugasanga umuntu ni umukozi w'Imana ariko asanzeho aho bavuga umukozi w'Imana mugenzi we, aho kugira ngo ahagarare amuvugire atangiye kubafasha. Rero ni ukuri abo bantu tujye tubagaya, kandi abo bantu aho bari ni ukuri bajye biganaga ari byiza, tube abakozi b'Imana nyabo. Imana buriya Imana iyo irebera hose icyarimwe kandi ibizi ikiri ku mutima wawe. Rero ni byiza rwose ibintu uvuze, ni byiza rwose, ni byiza kuba umuntu yabasha gutinya Imana kurusha uko atinya igihe wundi muntu, kuko ngiye wanisha ariko Imana si wayihisha.
oya nta mpamvu yo guhisha ngo nyine wowe ndaguhisha nk'umuntu ushobora kugutekereza kukugirira nabi ushobora gutekereza kukwica si wowe ntubibone ariko Imana isumba byose yo iba yabibonye ntitangira no kubitekereza utari wanaganye. Yego reka rero dusoreze hano dushimira abakunzi bacu bakoze gukurikirana ikiganiro kandi turi kumwe umunsi ku munsi mugire umugoroba mwiza turabakunda ciao ciao twari kumwe na Uwamahoro Hope na Kalo mugire umunsi mwiza aho muri hose mugire umugoroba mwiza mugire igitondo